Yes, reka twinjiye muri equipe ya Sport aka kanya magingo yanga tuje ngo ese bihagaze bite muri equipe ya Sport turebe ku buyobozi ndetse no ku batoza staff technique ndetse na board abafatanyije ku bara Sport bose ndetse n'abafana namwe hari ubutumwa bari kubagenera nk'abayobozi ba Sport nabo barateganya kubagenera ubutumwa kugira ngo bagereho muribe ko mwakomeza gufatanya mwegeranya imbaraga mureba ko mwafatanya mukazamura equipe ya Sport. Tujye guhera ku buyobozi bwa Rayon Sport. Hari ikintu babonye kuri match right, hari n'ibintu wenda bashobora gukemura, ibishoboka bashobora kubikemura nk'ubuyobozi, ariko equipe ikongera igasubira mu murongo mwiza. Ariko ku bafana icyambere, abafana barakaye cyane, ariko abafana ubuyobozi bwemera ko mufite ubushobozi bwo kuvuga bitewe n'ibyo mwabonye kubera amarangamutima, ariko kugenda wenda muvuga abakinyi cyane wenda muvuga ngo ntacyo bamaze ngo babirukane, no biranago rimwe na rimwe hari igihe usanga atari equipe iri mu bibi nka kucya wenda abakinyi bakina support nimuba kuko Kadimu Ndiaye ibintu abafana bamuvuzeho mu mutwe akomeza gupfa cyane. Wenda baraza gufatanya nk'ubuyobozi babe babasha kuba babakomeza wenda babwire uko biteye, ariko nk'abafana mugerageze mufashe equipe yanyu, mureke kwiharasinga, mureke kuyihabura kabisa, mureke ko kandi equipe yose buriya yatsindwa right, equipe yose yatsindwa. Sinekeza ko Rayon Sport izakomeza gutsinda, wenda icyabaye imbarutso nuko Rayon Sport imaze imikino 3 idatsinda. Ubuyobozi hari ikibazo cy'umutoza Ayabonga Rebitsa wa fitness. Icyo kibazo muri misi ishize bagerageje kwa baganira n'uyu mutoza Ayabonga Rebitsa, ariko ntago byabashije gukunda right. Mu buryo bw'amafaranga right, hari uburyo batumvikanye neza, mbese hari n'uburyo Ayabonga Rebitsa nawe rwose ubona ko nawe atabigiyemo cyane ngabe yabasha gupushinga, ngabe yabasha gupushinga ngabe yaza muri equipe ya Sport. Ariko nyuma y'uyu mukino wenda bafana bavuze ko equipe itagenda right, bavuze ko mbese ubuyobozi bwa Sport bugiye kugerageza gupushinga burebe ko Ayabonga Rebitsa babasha kumwishyura cyangwa se akabaha amafaranga ashoboka yose. Nibikunda ashobora kuza, ariko bishobora no kudakunda akabataza, ariko igihe amafaranga yaboneka babyumvikanyeho neza Ayabonga Rebitsa yaza. Ariko harimo utubazo tumwe na tumwe tutari twakemuka, ni nayo mpamvu ataje nyine right. Harimo utuntu tutari twakemuka, ariko byose bihurira ku mafaranga right, wenda n'amasezerano. Ariko uyu nawe bari bahise bamutekerezaho kuko equipe ngo ntago igenda kabisa, kandi koko urebye muri mediane wabonaga Rayon Sport bari kwiniga neza cyane mu gice cya kabiri right. Equipe ya Sport ubuyobozi bagiye kongera baganize Kadimu Ndiaye, bamwibutse ko amafaranga bamuhaga match yayirangije neza adatsinzwe igitego, amafaranga bamuhaga aracyahari. Bagiye kumuganiza n'umuzamu wa mbere wa Rayon Sport, bagiye kumuganiza ubundi Kadimu Ndiaye barebe ko yagaruka mu murongo mwiza cyane, ndetse n'abakinyi bagiye kubaganiza muri iki cyumweru tugiye gukurikiraho bategura umukino wa Kiyovu Sport. Bagiye kuganiza abakinyi, babicaze ahantu hamwe, bagakore akantu k'inama, babibutse Rayon Sport ko ikiri mu murongo mwiza wo gutwara igikombe right. Ubwo n'ubuyobozi. Ikindi kandi ku kigendanye na prime nacyo rwose bagiye kubabwira ko rwose na prime ihari nta kibazo bagomba guhura nacyo. Rayon Sport bagiye kugerageza kumutiva equipe kugira ngo hato n'abafana badatangira kubibaza kuri uyu buyobozi bushya. Abafana barakaye cyane, bavuze ibintu byinshi biteye ubwo, ariko abafana ya Sport muhumure, equipe ntago ihora itsinda, equipe ntago ihora mu bihe byiza right. Anekeza ko muri weekend ishobora gutsinda. Ariko ku mutoza Robertinho iki cyumweru hari ibintu agiye guhindura. Umusore Azizi Basani cyambere nuko azaza
mu mikino ikurikira azajya aza mu kibuga asimbuwe, right? Azizi Basane byemejwe ko agomba kuza mu kibuga asimbuye, ndetse hagati na Adama Bakayoko, mu gihe Abdoulaye Diallo mu myitozo azagaragaza urwego rwo hejuru. Adama Bakayoko nawe azajya aza mu kibuga asimbuye, azane na Azizi Basane mu gice cya kabiri, right? Abona abakinnyi babiri uwo ndimo ndababwira. Ikindi kandi umuntu bita Nsabimana Aimable nawe barimo barabitekerezaho ko yaza abanza mu kibuga muri defense ya Rayon Sport, akagira gute agasimbura Yusudiani akajya abanza mu kibuga. Icyo nacyo muri weekend ku mukino bafitanye na Kiyovu, icyo nacyo bazagishira umurongo mwiza uboneye. Now Rayon Sport cyagaragaye nuko iyi defense nayo hari ukuntu alright, wenda ibitego byose ntabwo ari defense, ariko burya Nsabimana Aimable ni umuntu ugonga cyane, azi kuganya duel, mbese n'umukinnyi uzi kwita, ni ubona ko ari umusore tu Pepe Rwapo kurusha aba bakinnyi ba Omar Nyinge na Yusudiani. Ni abahanga bazi gukina umupira, ariko mu bintu byo kugongana ntago bakunda gukora duel, kuganya duel. Nsabimana Aimable nawe muri iki cyumweru umutoza wa Betinho agiye gutangira kumukoresha imyitozo abanza muri ekipe ya mbere, kugira ngo arebe ko wenda yakora ya duo ya mbere ya Omar Nyinge ndetse na Nsabimana Aimable. Icyo ni icya mbere kuri umutoza wa Betinho. Ikindi kintu bagiye gukoraho ngo bashaka gutsinda umukino wa Kiyovu, bagahita bagira mental, bagahita bagira icyizere, bagatangira rwa rugendo rwabo rwo gutsinda imikino, right? Ku cyumweru ngo Kiyovu ku mukino bafitanye na Kiyovu ngo nta bintu byo mbese ngo bashaka ya match, ngo niyo match izabagarura mu murongo mwiza cyane. Agiye gukora imyitozo iki cyumweru, bagiye gukurikirana ibya Abdoulaye Diallo, bamurebe neza cyane, barebe ko hari ikintu yabafasha. Ariko right, uyu mukinnyi Abdoulaye Diallo birahita ikazabona iminota kuri match afitanye na Kiyovu, kuko uyu mukinnyi ashobora kuzabona iminota rwose, ndetse n'undi mukinnyi babiri like ko ubundi abakinnyi batatu, ndetse n'uyu munya Senegal n'uyu munyamari Souleymane Dafe nawe bagiye gukora imyitozo. Betinho araza kugira gute kumureba icyumweru cyose, araza kuba yamenye nimba amukeneye cyangwa atamukeneye. Ubwo ni ekipa ya Sport, ibyo barimo barabiganira neza cyane, ariko mu buyobozi ndetse na staff barimo barashaka kugira gute kwegerana, bagafatanya akaboko, bagafatanya urugendo kugira ngo bagaruke mu murongo mwiza cyane. Ariko abafana mbibutsa akantu, abakinnyi murimo murabaharasinga cyane, mu abafana bamwe na bamwe bagerageze kumva ko ekipe itahora mu bihe byiza cyane. Ekipe iratsindwa, right? Mugerageze mu supporting na APR FC nayo rega ntago buriya nayo nizatsinda imikino yose. Na APR FC mu mikino yabanje abafana barariraga bavuga bati ikipe ni igenda, ikipe bibaho nyine mu byakire. Abafana nuko araho bigira nyine bakavuga cyane, ariko mutuze ibintu bizagenda neza, ni marato.